twari dukomeje kuganira usibye ko kubera ko nyine twahereye kare mu masaha yine mbona abantu basa bamwe bari board batangiye kugenda nahise mvuga intu bwirangireka n'ubundi mbireke ariko n'ubundi ari harimo amakuru y'ingenzi n'ubundi dukeneye gusangira wa mugani abari na weekend nta bintu byo kwirukanka wari ukitubwira kuri strategy yawe muri iyi minsi nari ndimo kukubwira njya mbona ukuntu utuntu turi hot cyane utumeme coin utuntu tugitangira urabona nyuma twari turi kwibaza kuri strategy umuntu yakoresha kandi n'ubundi abantu bakeneye kumenya strategy zigiye zitandukanye bashobora gukoresha cyane cyane bakacinga zino move z'utu tuntu dutoye kandi wambwiye ko wakacinze bonke uyikuramo inyungu harimo abatarashoboye kuyikacinga harimo n'abayikacinze ariko kuvanamo inyungu still na n'ubu byanze wari ukumbwira uti ari utuntu wari ukukusanya wasoje kudukusanya singo udusangize kuri strategy yawe ho gatoya Sonia yari kumbwira ati strategy ya Innocent ishobora kuba ari nziza. Yes nadukusanyije tumwe muri two warukomoje kuri bonke. Yes nongera nkababwira bonke maze igihe isa nkaho nayikashe inshuro nyinshi ndumva no mu cyumweru yari weekend ishize ku cyumweru na bonke narongera ndayinjira yongera kuyigurisha nigurishije kuwa kabiri aho kandi ariko kandi n'ubundi yampaye ntuza profit nziza kubera ko nyihoraho kenshi mba nsa nkaho namaze kuba familiar with it kuba familiar na bonke. Yes bimwe mu nashaka kubasangiza nari naristinze bimwe muri groupe duhuza twese harimo web3 technology muri trading na copy trading na investing na to buy coin before listed on Binance. Yes ikindi nabwiye nikira ikindi nabwiye nirebe neza yeah. Okay. Wenda ushobora ntacyo ushobora kwibanda kuri ibyo gusa ibindi wenda kazabikusanya kazabiganiraho kwa gatandatu. Yes nabigezeho reka wenda mbinyuremo gakeya buri wese agenda ashakeho amakuru wenda bamwe arigiye bashobora no kuba banayafite na mining pool muri Binance. Yes ampereye kuri copy trading nkuko naristinze mbere. Copy trading ni navuga ko ngo ni gite system cyangwa mbyite strategy iri muri Binance. Sinzi niba mwese mukunda gukoresha Binance ariko njye niyo nkunda gukoresha. Ni strategy iri muri Binance aho iguha bigaragaza coins n'uburyo bwo kuzitrading aho n'uburyo wasitrading aho. Ese muri kunyumva? Mwaba muri kunyumva? Ndi ku kibazo cya network. Ni imwe muri system nabonye nziza nifuza ko wenda bamwe hari abayizi cyangwa abatayizi mwayikurikira ku bantu mukunda gutradinga future. Jambo warabizi nigeze kumubwira ko future rwose
bihora bingora bivuga ati future ni ikintu cyananiye cyane mubwira ngo manipulation nabonye sinzi n'umubare sinkibuka ariko aho ntangiriye ntuza ni yitwa iri kuri ugiye muri Binance ujya kuri trade ahantu handitse trade bot abari hafi ya ntuza mwatumutajya kujyamo trade bot then after ibiri kuguha amalole cyangwa percentages ushobora ku ni expectance ubyibuke neza it is not kuba ari iriyo 100% ni expectance ariko bishingiye ku biciro bya movement bya prices uko zamuka uko amanuka uko bikora consideration byose ni ukuvuga ngo iguhanuza price muri sales ikanaguha price muri buy ukuvuga ngo price biterwa n'ukuntu crypto iri gukora ifite volatility muri sales igenda itanga price ushobora kuguriraho mu gihe ushaka gukora short ubwo n'abantu bakora future niho ndi kubwira is not for sport kubyumva sorry gato yes nuvuga ngo yari ama prices batanga nama buy batanga ari ama sell prices batanga nama buy prices batanga aguhashusho ngari yuko buntu urubuze gukora technical analysis yawe nk'ubusanzwe nkuko uyikora kuko kuva natangira kubikoresha trading bots muri Binance nuza income yanjye muri future yarazamutse cyane ku buryo imaze kwikuba nk'inshuro zirenga 80 ugereranyije nuko mbere na tradingaga muri future kuko mbere nyikora technical analysis isanzwe sometime wasangaga ntabwo nagiraga leverage ihoraho ntabwo nagiraga take profit nakunda kuzishyira kure cyane bikanteza ibihombo stop loss nazo sindegarize ngo ngendere kuri ntuza kuri liquidation bangetse hariya kuri ntuza kuri wabizi iyo uri iyo washyizemo position hirya bakwereka liquidation ishobora kugeraho ikaza kuba ukava mu isoko mwese murabizi ngo sanga nashyizemo ibintu bisa nkaho ari birebire cyangwa ari binini yes aho ngaho iyi trading bot ikulimita kujya kuzamura noza take profit cyane no kugenda ukajya kujya gufata ukajya ushyamo stop loss ndende cyane nayo iribuze kuguteza kurgira mutse trade ikoze muri trigger ushobora guhomba byinshi igushyira hagati y'igiciro birimo abiri gutradingiraho ku buryo niyo bihinduye price ntabwo bihindura price cyane ngo bijye kure cyane y'ibyo byakweretse mbere ahubwo bihindura price bikwereka bisanisha n'ibyo byakoze mbere ku bantu sinzi niba abantu basanzwe bayizi se nk'uyinjiramo gatoya iyo ibifite percentage ikwereka kuri iyo crypto urugero suppose TRB niyo ndi gucururizaho muri iyi minsi muri future ariko TRB nubago percentage zayo ziba zitandukanye n'iza BTC zitandukanye n'iza Ethereum zitandukanye bitewe nuko aba trader muri iki gisata cya crypto bakora future bagiye bazikora ubango araba baratradinze bakoresheje iyo copy trading bakwerekana n'umubare w'abantu bari kuyikoresha kandi byabaye successful nuvango iyo ugiye gukora technical analysis wifashishije trading bot birakohereza cyane kwirinda risk
nini cyane zizamuye cyane cyangwa no kuhomba bya buri kanya. Ikindi hari abantu bafata byakunze kumbaho ndi kubasharinga nanjye byanjye byakunze kumbaho ukabona uri kugayiminga nyamara wari washyizemo take profit iri hejuru cyane ariko ukabona isoko risushe nkaho risubira inyuma washyizemo na leverage nini to mean that nabyo biri kuhomba cyane ariko ntabwo urigira mu gihombo ugahita ufata ugahita closing a position wenda n'urugero nimba warimo win percentage ya 60 profit then ukabona itangiye kumanuka igeze muri 40 okay wabizi ko kuri nuza kuri expectancy USDT ushobora kubona unrealized USDT ushobora kubona uri kubibona ntabwo uzifata ntabwo ushobora kuzikacinga ahubwo bagita niyo closinze izo wabonaga zitazigenda bagutwara amafizi menshi aribyo nabwira abantu mukunda gushyiramo take profit na stop loss gushyiramo stop loss gushyiramo take profit itari kure cyane no gushyiramo stop loss nanone isa nkaho ijya kwisanisha na take profit washyizemo kwisanisha mvuga ntabwo gushyiramo ibingana oya ahubwo no gushyiramo bigendeye kuri technical analysis iri mu isoko mu kuri reality iri mu isoko utajyanye kure cyane cyangwa ngo ujyane hafi cyane bityo bishobora kuba byaguteza ibihombo. Trading bot umuntu ukora future akora na technical analysis muyigemo muyikoreshe ibifitemo ama prices atandukanye kuri sales no kuri buys ni ikintu nabashishikariza mwese kwinjiramo. Yes, simbuke kuri trading bots manyivuyeho nibyo nandi codinga muri machine yanjye ndikona biri kugenda gakeya sinzi mfite cyose network. Yes. Hanyuma wenda tutarava kuri yego ni kuko tutarava kuri trading bot kugira wenda dusobanurira abantu no kuvuga trading bot ujyamo ikaguha data ikaguha imibare kuri coin ushaka gutradinga kuri futures no kuvuga ngo ikaguha imibare ya entry yego nk'urugero wakakanya wenda ningiza amahirwe yakunze BTC yes iguha imibare ya entry ikaguha n'imibare yo gusohokamo sinzi n'icyo kirimo mwabashije kucyumva iguha imibare yo kwinjira ikaguha n'imibare yo gusohokamo nk'urugero nk'ubu ngubu ndi muri BTC bampaye hano wabo ngena natinze kuyirebamo batanze price ebyiri zo gukora buy hano yakoze nuza batanze price yo kuri 41,432 then bongera batanga selling bayitanze ku 41,848 this is hagati y'ibihumbi 41,442 na 41,848 aha niho ugomba gucururiza kuri trading bot bitandukanye no kwa kundi wakoraga analysis ukoresheje ino ntuza technical analysis isanzwe kuvuga ati ndi kubibona neza yuko iri soko riri muri down trend ariko ni kuvuga ngo ngiye gukora nuza ngiye kwanaliza nshingiye kuri nuza kuri chart cyangwa kuri chart market structure kumeze gusa aha ngaha waba wibeshye cyane kubera ko nubwo isoko riri muri down trend ariko at the same time riri kuzamuka no kuvuga ngo izi prices batanga ntabwo ari ngombwa 100% ko biri kugenda ngo bigere handi kuri sell no
ishobora kugenda ikagerayo ikanaharenga cyangwa ikagarukira munsi yaho, ariko garanti bifite ntibishobora kuba yarigeze hano kuri buy price ngo gikomeze imanuke. Muri experience maze kubigiraho ntabwo nigeze mbona n'umunsi n'uyu wa rimwe bibasha kumanuka bigende kuri izi prices uri gucuruzemo hagati. Impamvu rero nababwiraga nakunda guhomba muri future nakunda gukora high expectancy, mwakurikiza technical analysis nanahombaga kenshi. Noneho isoko rikaba riri mu mujyo wanjye, nashyizemo leverage nini ya 20 cyangwa 30, then nashyiramo USDT 200 ngo ndi kubaha experience yanjye, nashyiramo USDT 200, isoko rigahita rimanuka koko, ariko ryagera hepfo rigasigayo hama, yamara gusigayo hama already rigahita rizamuka, noneho rikazamuka cyane, yamara kuzamuka cyane rigahita risigayo shouting star. Ya shouting star isizeyo nkashiduka byamaze kwikubita muri liquid, noneho rya soko rigahita ryongera rigahita bimanuka n'ubundi. Ntabwo nigize nibeshya technical analysis muri technical sigize nibeshya oya, ahubwo hoko ryari rifite abasellers benshi, ahubwo warabizi ko buri munota, buri segonda, buri time frame yose, buri munota, buri segonda, buri minota 5, 15, 30, isaha kugeza ku minsi haba hinjiramo sellers and buyers, not buyers, no buying. It's okay. Nukuvuga ngo nabaga ndi mu mujyo mwiza wanaryanarije neza, ariko nkirangagiza nkashyiramo leverage nini nkahita mva mu isoko, kandi n'ubundi rya soko nanarije neza riri mu nzira yanjye, ikagenda rigakora liquidization nkahomba. Namara guhomba rya soko n'ubundi still rigakomeza rikimanukira ndetse rikanamanuka cyane. Aha trading bot icyo iri kumfasha muri iyi minsi, iri kunyereka price za buy, ikanyereka price za sell, bigatuma hagati ya price za buy na price za sell nashobora gutradinga nagendeye kuri ibyo biciro bampaye birimo hagati aho ngaho, kuko mu gihe cyose nabibwe ntabwo bigize bimanuka ngo bifate za price za buy ngo bigende bizisige zose, ibyabayeho, cyangwa ngo bifate price za sell ngo bizamuke cyane bigende nanone bikore ntuza binshyire mu bihombo. It's okay. Nicyo kintu nababwira kuri trading bot. Sinzi nimba hari abayizi, ariko mushobora kuba muyizi ko abantu bakoresha Binance cyane kenshi mwaba muyizi. It's okay. Abatayizi ubwo murayishakaho, mujye mukora technical analysis munifashishije trading bot ku biciro bagiye batanga. Ubu hano kuri BTC pourcentage igezeho ubu bari kukubwira ngo nta kwitradinga ku gujye hejuru ya 0.81. Bivuze ni ibintu biri ubona hano biri cyane, rero bari ku expectinga kuri USDT udashobora kujya minimum investment, ugomba kuri USDT 20 kuzamura above, kuzamura. Wenda nshatse ndi crypto itari ntuza, itari BTC, shaka yitwa ihangane mugende kuyishaka, hanyuma kuvuga byinshi muri kubona screen. Oya, screen ntago yayisharinze, ntago ni imibare ari kuvuga. Hanyuma ukisha ni imibare ntabwo yo sharing screen. Ntabwo niyo sharing screen kwa ntateguye narinje bo gutya ndi guhuzagurika, ndi no kubasobanura mpuzagurika. Bo Innocent, yes. Ikindi umva wayibonye? Yego. Yes, namaze kuyibona. Na ikibazo nashakaga kugira bakomeze
basobanukirwe ni ukuvuga ngo iyo bot imaze kuguha iyo mibare analize gutya uhita ujya gupresinga trade manually cyangwa bot nabyo irabikora iguha ni nuza ni expectance ni data nagateganyo okay nagateganyo kaho bitagomba kurenga na ama price ya kaho bitagomba kurenga ubwo nyuma yaho ngo nk'urugero gukora trade ujya gukora trade nk'urugero nk'ubu ngubu hano nko muri TRB ninjiyemo bagaragaje ko ifite pourcentage ya 224% ni TRB ku trading aho ukoresheje ino bot price batanze price zigera muri zinga 1 2 3 4 5 6 batanze buy price 6 batanga sell price 1 2 3 4 5 batanga sell price 5 bivuze iki muri ubu hakanya buy price batanze zose yazituriginze yazinyuzemo zose izo batanze kuri buy zose nabika bivuge mu cyangwa bashize yazikoze sibyo sell price ya mbere iri gusatira sell price ya mbere ariko ntabwo irayigeraho to mean that ubu wayitangiye igihe bamwekaga price yo kubayingaho ubu ngubu ashatse yava mu isoko cyangwa akawaitingaho kuko nubundi uburyo byazamutseho ntibishobora gupfa kumushyira mu gihombo vuba aricyo kintu cyiza nabonye kuri ntuza ikindi biba byiza gukoresha leverage ntoya kubera ko kugira ngo urambe muri market kugira ngo uze kurambamo ize kuzamuka kugeza aho igiye kuri climax aho igeze aho iri buze gusoreza hatagiyemo liquidation ku mafaranga yawe ntazi ayo waba washyizemo hatagiyemo liquidation ni ukuvuga ngo ndaza kubakorera akantuza gatoya sinzi niba naza kuza gukora akantuza gatoya ntaza kubibereka ariko buri wese abishakeho arabibona mubishatse kuri ntuza kuri Binance biriho ino sa hari umuntu waba no nashaka kubaza gato duse nk'abinjirana kuri Binance tugeho uko kuntu uri kubivuga ko hariho utuntu twinshi hari umuntu ushobora no kubishaka akabibura yes urafungura nayifunguye fungura bisanzwe ujya ahantu handitse trade yego trading bot ndayibona yes then you click on it after clicking on it wajya mu ruhande rw'iburyo uri kubona nimba hari crypto wahisemo uri kubona hirya percentages bakweretse iri gucururizaho pardon gatoya nkigera aho ngaho hari utuntu twinshi hari all hari sideways hari bullish hari bearish hari uko dukurikirana hitema kahe ni ukuvuga ngo ntabwo ndi kumva neza ikintu ushatse kuvuga hari ukimara kwinjira muri trading bot baguhaye baratanga nyine utuntu twinshi ngenda ariko cyangwa iyo coin ndayandika hehe hariho nkuko bisanzwe harimo umwanya wa nuza search coin n'amacoin hari n'amacoin menshi ari munsi aho uri kubona ku ruhande rw'ibumoso hitamo iyo ubonye muri izi coin kuko hari niyo ukirikaho bagakwereka yuko nta percentages yayo zihari ni ukuvuga ngo reka nimbaze ni ukuvuga ngo ni ukujya hano kuri bot market yego hanyuma ubwo jyewe aho ndi busacingire nta n'ubwo ndi kuhabona nabwo uri kuhabona urimo urakoresha telefone cyangwa ni machine telefone
niyo mpamvu telefone kubera haba harimo utuntu twinshi nabyo birimo ariko ntago igira ntago wayidinga byose ntago igaragaza byose. Nta muntu ukoresha mashini ngahita abikoramo hano. Shina ariko nagerageza kujyamo naho nkareba. Yes, mugiye muri kujyamo muri kureba mugiye muri kujyamo muri kureba numva nakomeza wenda nyibabwiraho wenda urabona yo uri kuri iyo crypto wahisemo kuri trading bot baguhaye pourcentage guha minimum USDT investment iri hagati ya USDT enye USDT ijana USDT enye n'ibice 34 na USDT ijana 11 n'ibice 58. ubwo ni kuri crypto yitwa Terra. Then you click uhita kuri copy, you click kuri copy ngo bahita baguha izo prices za buy na sell muri la chat isanzwe nyine ya crypto. Yes. Wenda kuri abondanzo uri kuvuga ngo ni kuri telefone abonda. Oui. Abona winjiye kuri telefone wanditse trade. Aho wavuga ngo handitse all sideways bullish bearish urumva? Munsi yaho hariho za spot grid za to invest futures grid. Ku mashini ho sinzi uko bimeze ariko ukanze mashini ikora aho ndi kuhabona jambo kuri futures grid uhakanze bari kuhabona uri kuhabona ibiki somera ino si byo uri kuhabona urebe niba ari byo akeneye kureba. Hariho habanza neutral hakaza long na short. No sibyo ntabwo ari byo ntabwo ari byo. iyo ukritse muri trade ntabwo ihita ikwereka ibyo bintu bya long na short, ahubwo ihita ikwereka muri table yose ikwereka side y'ibumoso iriho urutonde rw'amakrypto menshi asanzwe. Hirya mu iburyo hari ya crypto wari wakritsemo ikwereka percentages ziri percentages z'iyo crypto bari gufataho na minimum na maximum investment byose biba biri munsi yaho ngaho. Then hirya bagahita bakwereka abantu bari gukoresha iyo ntuza iyo crypto bari kwikoresha. Then nuko ntuza ndi kubivuga nshingiye kuri mashini. Muri telefone ho ntabwo sindabyageza muri telefone wenda ko bimeze chat ya telefone kuntu imeze, ariko byakaye kuba bimeze gutya byose. Ariko ko telefone igira ibintu ari igihe igaragaza ibintu ntigaragaza ibintu byose, usanga cyo kibazo kiri kubitera. ngo wenda undi munsi tuzabigarukaho. reka nzabitegure naje mpuzagurika nta kintu kimwe uza aka video ko kugenda uklikinga sharing hano kuri Discord. Nubundi nuko byakagenze kugira ngo mugende muri kubireba byose.
ubwo dusimbutse kuri trading kuri copy trading nahita mbatwara kuri web3 technology. Hari opportunities wenda ku bantu mukunda abantu mujya mumenya ku bintu by'ama development y'ama website cyangwa y'ama software cyangwa kubamenya nuza gukora ama data y'ama robotics. Opportunities nagiye mbona ubwo ni de kwivuga ntago sinzi nimba byo bintu mujya mubimenyaho kubera ko wasanga muri mu zindi careers iko mukwiye kujyaho umenye uko muri kino muri izo crypto. Hari opportunities ziri ngomba kwiga ku codinga amwe mu data y'ama web3. Hari platform nagiye mbona platform yitwa ni university yitwa Arikami University. Amasomo ari free Arikami University aho hari icyuho kinini cyane kubera ino technology ya web3 technology. Hari icyuho kinini cyane kuba developer ba developers no data zo kuma Ethereum byo bita solidity. Kuvuga ibintu ntateguye bigatuma ibintu byose byinshi mbivanga. Byo bita solidity kuma Ethereum. Ni kuvuga ngo umuntu ushobora kwiga zino ntuza zino data gukodinga n'ama web3 yaba ari position nziza cyane mu minsi iri imbere yo kuzaba ari safe mu kazi ka crypto cyangwa ka blockchain ku bigendanye na ntuza no gukora ama web3 technology datas. Sinzi nimba harimo umuntu wawe ufite ubumenyi wenda yatabyumva vuba ariko umuntu wese uri muri ntuza muri career namushikarizaho kubigiraho ubumenyi kuko akenshi bino bintu tradinga bishingiye kuri blockchain. Murabizi neza ko blockchain n'ibisanzwe ari uko bigera iwanjye bigakora block, byagera kwa Jambo bigakora block, byagera kwa Eric bigakora block, ku buryo wabizi ko iyo umuntu agiye ahakinga database iri ahantu, ariko kubera ko blockchain kuyihakinga byo ntibishoboka kubera ko iyo hakinze bikwereka database za innocent, ariko kubera ibyo aho nasendinze cyangwa aho naguriye cyangwa aho nagurishirije ntibize kukwereka ntuza block yaho. Ariyo mpamvu uhita ubura information. Uko ni ku bantu b'abahackers nicyo kintu nababwira. Ari no mbona cryptocurrency ubona iri successful ku bigendanye no kudapfa kwibwa no kugira ubwo ni ibintu mukwiriye kumenya muzabishakaho, ariko mushake boro yitwa Arikami University. Ifiteho amacourses ari free ku bantu mukunda development cyangwa coding. Mugende mwiga coding, hariho coding yo gukodinga web3 tech ya Ethereum wifashishije noza ya Ethereum. Ama job opportunities ziri kuri zino platform usanga ari aho amara amezi barabuze abantu baba developer bakifashisha. Wango rero no opportunity nziza bwo ku bantu mwamenye bino bintu. Nekeza yuko rero cyane young men baba mwabijoininga cyane kuko birimo amahirwe menshi. Nanjye ubwanjye amahirwe mbona abirimo sindabasha kuyakavaringa ngo nuzuze neza byo nifuza cyangwa byo nshaka. Nanjye ubwanjye ndacyari kwiga cyane. Byose byavuye kuri trading, ubwo no mu trading mu byagure cyane bireke kuba trading gusa, ahubwo kuba waza mu bantu bari gukora zino technology, cyane ko web3 iri gusa nkaho izazamuka cyane no muri career y'ubuzima busanzwe
bitewe nuko yahoze ndi kureba ntuza kuri arikami batanga urugero mu gihe hagati yanjye nawe nta muntu uri buze kunsaba komisiyo uzangezaho ibintu biri karite nanjye nkugezeho amafaranga cyangwa USDT cyangwa amayero cyangwa iki wifuza nta komisiyo nta muntu twitambitsemo ariko Web3 nicyo kintu yaje gukemura kuvana umuntu hagati y'undi n'undi umuhuza kuvanamo umuhuza hagati yanjye nawe twe tukabyikorera blockchain murabizi n'ibisanzwe ni ugukuramo umuhuza kuba byitwa decentralized nuko twese tubasha kubya accessinga. It's okay. Hari muri kunyumva? Turakumva. Turi kukumva wenda nta guciye mu ijambo ndashaka kongeramo umuntu ari ndi kumva ari kwigisha kuri podcast imwe avuga ko yuko mu minsi iri imbere iyo zino za bullrun zitangiye cyane ko abasikamazi baba benshi ngo kandi ko nabo bari gukora research ngo research zerekana ko abasikamazi bazaba bazamutse rero bagira abantu inama nziza yuko ngo kugira ngo dukoreshe izi wallet zisanzwe ngo ari byiza ko wakoresha wallet ya blockchain nkuko wari ubivuze niko nagira ngo nongereho nshimangire ku bantu bari hano wenda tuzakomeze tubigire ubushakashatsi tumenye icyo twakoresha. Yes, urumva ko ahina makuru abimenyeho nuko nari nibagiye kwibabwira kuko hari abaskama bo bariyongereye cyane muri bino bintu bya cryptocurrency kuko baragenda bagakora copy paste y'ikintu wewe wakireba ukagira ngo nicyo ariko atari cyo mu gihe uri gukoresha account mostly ziba ziri unverified. Ndaho umukoro umuntu witwa Jambo agenda dushakire ku kintu bita mining pool muri Binance nimba adagifite ubumenyi wenda yanakitubwira ariko nimba ubumenyi wenda budahari agenda yishakeho agishaka ubushakashatsi nanjye ndi kukiga ariko sindakimenya niyo mpamvu na bi shortlistinze hano kugira ngo bino bintu kugira ngo umuntu wese urimo hano na ama opportunities nabonye arimo mu bishakeho kugira ngo dukomeze tugire ubumenyi bwagutse ducuruza ibintu dusobanukiwe neza kuko nanjye mu gihe mamazemo nabimenye kera ariko ntinda kubishyira mu bikorwa aho mbishyire mu bikorwa mba liquidity nsa nkaho nshatse no kubyanga ariko focus no guhozaho hariyongeramo n'ibindi bintu byinshi cyane nari nzi ko nzagira uko n'ubusanzwe bino bintu bya development bya coding byo gufata byo gukora ibintu by'ikoranabuhanga wenda cyangwa aho mbikunzemo ariko nta muntu ushobora gukora crypto utari gukunda utakunda ibintu bya technology kuko n'ubundi crypto n'ubundi already bwayo ni technology ubwayo ku giti cyayo kuko kandi birimo na technology isa nkaho iri ihambaye cyane nanjye araho ngera nk'abastake ku bwonko nkumva ntabwo ndi kubyumva neza agenda nka refreshinga nkicara nkatuza nkabambiretse kirakuruwe ngira nkahaguruka ngongera nkabyiga mudushakire mining pool wenda hasanga hari umuntu hano yizi ayidushakire rwose niki nabonye ifite ama opportunities kandi meza muri no ruganda rwa cryptocurrency. Rumva nasoreza aho ngaho ariko abantu mukora future rwose mwihangane mushake kino kintu cya nuza kino kintu cya copy trading. I know ndabizi neza kizabafasha nkuko nanjye kiri kumfasha cyangwa cyamfashije nayo nazinitswe ikintu cyitwa future rwose future yaranzengereje ariko nk'ubu ntabwo iyi trading bot muri Binance ipfa guhusha rwose ntabwo ipfa guhusha ibintu yigaragaza ni nabyo rwose ikwereka muri market ibiciro yaguhaye ntubijya hejuru cyane cyangwa ubijye munsi cyane aba bantu bajya bavuga ngo tugira ubusambo muri market ejambo n'ukunda kuvuga ngo tugira ubusambo muri market
koko irakurinda ubusambo kuko irakurimita kugira ahantu ujya kure ushaka gutikinga ama profiting ari hejuru cyane cyangwa ngo gushyiramo ama leverage ari hejuru cyane. Leverage yose washyiramo kuko leverage iri hejuru cyane nuko ubushaka amafaranga menshi yikubye inshuro nyinshi yayandi wari washyizemo. To mean that you are gambling, uri gukina uri gukora betting, ntabwo uri gukora nuza crypto. Kandi koko ukuri kwa nyako nanjye nababwira ntabwo crypto ari nuza ari gambling. Ntabwo ari gambling ngeranyije nkuko maze muri kunyumva. Turakumva. Ntabwo crypto ari gambling. No kuvuga ngo babantu bahoraga bavuga ati nakoze technical analysis ariko miseferinga ako kanya miseferinga nkimara kwinjira mureke ibintu by'ama leverage manini. Ikindi izo technical analysis muri gukora muzigendeshe nanuza na trading bot. I think ko improvement ko babantu bakunda kubaza kuri kino kintu cyo ni hende ufate ngo ni hende uviremo ngo ni hende bwinjire ngo se ko mbona ngo structure ngo idasobanutse ndabona ngo bigize niyo idasobanutse ikoreka ko uri witrading ibintu bito cyane niyo trading ifite none crypto ifite volatility iri hejuru cyane nanone bakwereka yuko uruze kwitrading ibintu byinshi cyane inshuro 200 300 500 n'inshuro 1000 barazikwereka iyo crypto ufite ari ifite iyo volatility iri hejuru. Iyo ifite volatility iri hasi usanga ari gukwereka percentage ya 4 3 1 0.70. Yes, ubwo kwa abantu rwose liquidization ndumva uyu mwaka wa 2024 uko jambo yavuze ngo nizihe ngamba niki liquidization zirashiramo mu bantu mukurikira intogore community. Yes, okay, asante sana abandi mwakomeza ariko mudushakira ikintu bita mining pool ni umukoro mbahaye niba munabizi mu bidusobanurire. Okay, Inosa urakoze. Wenda kuri akantu ka bot uze gukora ka tutorial gatoya kagira kuri iyo ntuza kuri karangira abantu aho uko babigenza hanyuma kadusangize. Hanyuma kuri mining pool ndaza kuyibashakira. Mining pool yo muri Binance hari ibice bibiri. Hari mining pool ibamo kugira ngo uconnecting. Nashaka kubaza gusa utaragera kure. Jambo, sorry kuguca mu ijambo. Oya nta kibazo. Nifuzaga kubaza Inosa gato tutarajya kure kuri no point yo kugura coin mbere yuko iba listed kuri Binance. Nubuhe buryo umuntu ashaka kumenya kare yuko igiye kuba listed kuri Binance? Yes, iyo coin igiye kuba listed Binance bitangazaho mbereho ukwezi cyangwa ibyumweru bibiri. Binance irabitangaza. Abantu nizizere ko mwarakoze ama subscription kuri Binance kugira ngo izo email ya ntuza ya listing ya coin uze kuyibona. Ugize uti kugira ngo iyo email ya Binance ya coin uze kuyibona. Nk'urugero naguha nk'urugero iyi manta nayiguriye kuri ntuza kuri exchange imwe yari iriho ariko itaraza muri Binance. Exchange yitwa gutera banze ni searching hano kuri ntuza hari n'ibintu mbana ko ibintu byishane bafitemo hano ari byo ngenda iyo nyeranyije nyeginoringa. Bonda ugikurikira social media za aya ma exchange kora kudategura ninza kudaza kubasharinga muri yes
ni ukuvuga ngo iyo uyiguze igeze kuri Binance kubera ko iyo Binance ikoze ntuza akantu kameze nka advert yo kuvuga ngo iyi coin izaza kuri Binance, bivuze iki? Bivuze ko ya coin izamura agaciro, izamura agaciro kuko abantu bahita bavuga ati wabizi ko Binance ishyiraho coin iri stable kandi ifite projet itari irangira ako kanya. Projet irangira ako kanya, ni ukuvuga ngo abantu tuzitangira kuyizera dusanzwe dukoresha Binance, to me that izamura agaciro. Noneho ifite iyo uyiguriye ku yindi exchange kuko nyinshi zikunda kuba listed ku mandi ma exchange matoya, noneho kuko Binance buriya hari akavideo ndibuze kubasharinga kantuza nigize ku nigize gukoraho. Binance buriya ilistinga coin hari network cyangwa data ngite database cyangwa network cyangwa update yo muri iyo coin yashizemo iyigira stable, izayigira stable itazahita ituma ba coin izava ku isoko. Urugero muri mujya mureba ama coins mubona ko coin ubwayo kuba yitwa coin ifite liquidation yagera igahita ikaba itakibasha gusurvive. Kwa tubona muhabwa liquidity muri future ubwayo turetse kujya muri future tukajya muri coin ubwayo ku giti cyayo. Coin zifite liquidity buri coin ifite liquidity yayo, igiciro ishobora kugeraho igahita ipfa. Uvuga ngo Binance ilistinga coin ibona ko itafite gahunda yo kuzaza ku isoko ngize ihita ipfa, bitewe nuko wenda badevayo bagize ibibazo cyangwa guhomba kwa investment yayo, cyangwa rumors ziri gutrendinga muri crypto ziri gutuma iyo coin igwa cyane kurushaho blockchain iriho. Urabizi ko blockchain igira uruhare mu kuzamuka kwa crypto. Blockchain iriho ibibazo bari kwikekaho, cyangwa hari nuza ahantu iri bayilistinze haba exchange yabaye hacked kuko sinzi ama anoza atari hacked ni nuza ni Binance na Coinbase. Sinzi ni barindi nibuka neza niba aho mberukira beruka mu kwezi kwa 9 n'abataro kwa 10 wenda ubu sinongera gucekinga ndebe ama exchange ari hacked uko harimo ama exchange aba hacked nubwo aba trader mutabimenya, ariko to that ari ama coin ariho agenda atakaza agaciro ugereranyije n'ari kuri Binance. Impamvu umuntu mukunda kwizera Binance cyane nuko idakunda kuba hacked. Yes, ibyo byose bituma Binance yizera coin bitewe na ya update azatuma itava ku isoko ikayishyira ku isoko. Ibyo rero ko bayishyizo iyo advert uyibonye ya Binance immediately bitujya gushaka noza bitujya gushaka iyo coin bitujya kuyishaka rero hari ama exchange listinga n'ama coin before yuko Binance listing. Ibyo rero ibintu bisanzwe uko genda ukayigurira kuri yunuza kuri iyo exchange. Iyo bigeze kuri Binance uko yenda kose ibigomba kuzamuka ni hamwe. Ikigera kuri Binance bigomba kuzamuka uko kubera ko ibabaze kutubikamo trust ko yagiye kujya kuri Binance. Yageramo rero dutangiye yazamutse tuba twabonyemo inyungu zacu tuyakuramo nyine kuko turayabikura tukayakuramo tukajya kuyarya abandi tukajya kuyakoresha ibyo dushaka. It's okay, nicyo nababwira kuri bino bintu byo kulistinga coin bya list nibanze kuri Binance kuba listed kuri Binance kujya kuyikura before you kuba listed kuri Binance. Yes, murakoze. Urakoze cyane. Abondanza ajya kuri ntuza ku ma social media yizi ntuza cyane Twitter. Bonda ujye ukunda gukurikira Twitter cyane, hanyuma n'aya ma exchange atanga ama email inbox nkuko yabivuze, ariho coin baralistinga wenda mu cyumweru cyangwa se
batanga update nicyo navuga. Hanyuma ibya mining pool nuko mining pool hariho parite ebyiri, ari mining pool Binance yashyizeho. Nanjye reka mbaze gatoya, nanjye reka nguce mu ijambo sorry. Time frame yavugaga ntoya, it's like 1 up to 5. Yes, ngiye time frame yanjye muri future ni time frame ya 5 ya gatanu. Okay. Ubu namaze kubona ndakujijishije not time frame, leverage. Sindi mbona navuze ku leverage. Yeah, time leverage, sorry. Leverage. Nibyo washaka kumbwira ninjye wibeshya. Oya Boy trend up cyangwa trend down ibifite prices zayo. Zaba kuri sales na buy. Niyo mpamvu rero kuba stable muri cryptocurrency mwe mukora future kuko future narayikoze intera depression sometime yane depression nanubu ndajya nyireba nkavuga ati nkumva ubwa buranyishe, ariko aho maze gutangira kujya muri trading bot iri byandi byose nayo mfite bibi iri kubikuraho kuri nuza kuri future iri kubikuraho, kuko navuye muri future njya muri spot. Ndibuka nigeze kubaza jambo baravuga ati ariko ko mpora mbona liquidation always and technical analysis nibona ko nyizi kabisa, suko biri kujya muri nuza mu byo ntateganyije, biri kujya mu byo nateganyije, ahubwo ngewe mfitemo ama leverage na manini bigatera gutuma biza bigikubita muri liquidation bikomereza muri yanzira nananarijemo, ari nabyo nabasobanuriye kare. Ugasanga ndi mpora mu bihombo always, ahubwo ibyiza onguka ibintu bitari byinshi cyane biri kuko hano kuri trading bot ikurimita always ikurimita bya bindi mwavuga ngo by'ibihombo by'ama prices yo hejuru, irabikurimita ubwayo kuko ikwereka prices ugomba gucururizamo. Unyuze ijya hejuru yenda ko ugomba guhoma cyangwa ukazijya munsi uraza guhoma. Okay, urakoze cyane nawe kuri experience duhaye. Ntekereza ko abondanza na Sony ibibazo byarangiye, cyetse niba abo abandi n'ubundi bafite ibibazo, ugifite yakibazo hanyuma tugasoza uyu munsi. Abandi ndumva shobora kuba ari nta kibazo bafite. Hanyuma mwakoze ubwo iyo bot muze kuyirebaho muri trying. Hello. Oui. Nona iyo university hajya yitwa ngiki? Yes, ari Kami University ndi kuyishyira muri group WhatsApp bayirebamo. Izina ryayo ari Kami University. Ifite amasomo yo gukora yo gukodinga ama web free technology tugendeye kuri blockchain ya Ethereum. It's okay. Sawa. Mwakoze cyane kabisa, merci beaucoup. Urakoze. Yes, murakoze nawe. Hari umuntu ubajije Anikrare
yabajije ikibazo ngo niba ureba setup hanyuma ukazishyiramo manual kandi nta kikubajije kare uragisobanura ariko wakongera ukagisubiramo ndumva nicyo abajije kuri chat yohereje message ngo ese ngo ureba setup reba muri chat urabibona ninjye muri kubaza ni wowe mwongeye musubiremo ikibazo nari ndangayemo ni uwo bita Anikrare yarabaje ngo ariko ntiyatubwiye niba ureba setups hanyuma ukazishyiramo manually ubwo yabazaga ibya muri chat kirimo muri chat kirimo muri bya bot yabazaga ibya bot yakubazaga niba ureba data ubwo yakubazaga niba ureba data niba bot iguha data hanyuma data ukazishyirira muri nyine ukikorera trade nibyo yashakaga kubaza yewe yikorera trade n'ubundi nta kintu bihindura kuri trading ahubwo yo niko yo iguha price iguha ibiciro ari bujye munsi nibyo utari bujye hejuru icyo igukorera akeka ubwo yabyumva ubwo ukora analyse ugendeye mu byo biciro baguhaye technical analysis ugendeye mu biciro baguhaye uptrend downtrend yes uptrend downtrend ngo maybe wanyana muri chat ngo yes gaming nishya ndetse na AI ku buryo kubifuza gains zifatika niho hari future gaming ijambo gaming muri cryptocurrencies ni ijambo risa nkaho riri kuzamuka sinzi nimba mujya mubibona gaming and artificial intelligence apari yuko artificial intelligence n'ubundi muri ntuza muri technology iri kuzamuka cyane ariko biri ku yindi ntambwe cyane ni ukuvuga ngo ubwo sorry biri guca ibintu bya bintu bibiri yego ni ukuvuga ngo abantu muri gukora trading muri sport mwite ku kintu bita white paper ya crypto kuko ndibuka njya gutangira kugura bonke nakora maze iminsi ndi gukurikira bino bintu by'ama courses cyane y'amanuza y'ama crypto n'ama exchange n'ama blockchain n'ama web3 technology ya white paper ziba ziri iriyo zino white paper z'ama crypto abari kuri Binance ziba ziri iriyo izi white paper ziba zirimo zikwerekamo risks za crypto zikanakwerekamo advantages za crypto noneho wowe bakanakwerekamo n'impamvu yo crypto iriho the reason why iriho na purpose yayo noneho mu gihe noneho ku muntu ukora sport baraguhesha ngo nzagurisha ryari bitewe na purpose y'i crypto nzagura ryari bitewe na purpose y'i crypto nka bonke risk bari bambwiye ndibuka ko bari banyeretse muri white paper na downloadinze nyivana kuri bonke information bonke explorer bonke information yes uyi muri crypto murabizi ko mubibonamo iyo wigiye muri nuza hamwe kwera gudategura mandi kuvuga ibintu nabi nubo mubibonamo then downloadinga iyo ntuza iyo white paper yabyize uyitunze muri machine yawe kuyo crypto wakunze then after ukayicaraho ukayisoma ukayireba projet neza projet ukayiga neza then no after ukayitradinga iyo crypto uzi ibyiza byayo uzi ibi byayo uzi impamvu iriho ngo nawe tumenye impamvu uri kwitradinga cyangwa uri kwigura kanayigurisha
ubwo ni umuntu ukora sport. Ndibuka kuko impamvu nakunze bonke n'indi crypto yitwa AI zose zabaye listed bonke yabaye listed in 2022 ni mu kwezi kwa 12 kwa 2022 yari imaze icyo gihe yari imaze igihe iri ku isoko, umva ko imazemo amezi arenga 8 agera mu 8 iri ku isoko. AI ibaye listed 2023 mu kwezi kwa 12 kwa 11 maho ngaho. Then AI ifite nuza storytelling kuko ifite kwikoranabuhanga rya ntuza rya ifatiye kuri ntuza ya ntuza kuri ikoranabuhanga rya BNB. Nabona gifite nuza connection kuri BNB ikongera ikagaruka ifite ntuza systems baba ziri linked XRP Ethereum kaneza ni nyinshi cyane coin bagendaga batwereka ko yisanisha nazo cyangwa kuri ntuza kuri white paper yayo ntarigwa iba downloaded ya ntuza ya AI ya crypto ya AI kubera iyo ugiye kwidownloadinga i white paper bahita bakwereka white paper ya ntuza ya Bitcoin ya BTC. Then noneho ngomeza hirya mbona storytelling ngo love ahari ntuzi ivuga ngo feed him, love him and kagahato karacitse ni kantu kameze nka slogan. Then love her ya story yawa nayingeze kuri ku muntu wari wanditse ngo gaming na AI. Of course kwamaze kugera muri gaming kwamaze kujya muri gaming. Iriya iyo story y'umuhungu n'umukobwa ndumva narigize ukavuga ariko right akora wize ko gusobanura ubushize wigeze kubivugaho ubwo nuko nari mbonye no muntu wanditsemo ariko kankomeze sa mbicemo byose nuvuga ngo ari story interesting umwana w'umuhungu ukunda kwicara wenyine ujya mu gashyamba akitekerezaho then akagaruka akambara imyenda myiza akakunda abantu then akagenda wenyine sometime akareba umukobwa mwiza akareba umukobwa mwiza akamwishimira akamusaba ubushuti then after umukobwa nawe ukunda kwicecekera sometime agasohoka wenyine mu tubyiniro n'iki. Iyo ni story yo kuri AI mugende munayishaka ibiriho kuri iyo crypto. Ubwo ni ngarutse kuri gaming. Then nukuvuga ngo iyo story then iyo crypto irimo ibintu bya lottery, ikabamo ibintu bya betting, football betting. Iyo crypto yitwa AI mubirebe murabibonamo. Ikabamo ibintu bya spines, bino bintu byikaraga bakenshi bikunda kuboneka mu manuza. Akabamo ibintu bya of course bya earnings cyangwa staking. Irimo ibintu bya entertainment byinshi ariko abantu bakora mu buryo bwo kwishimisha, no kuguriraho bino mikino y'abana bato bakunda zino games abana bakunda gukina nabyo biriho. Nukuvuga ngo iyo crypto imeze gutyo to mean that iri ku attract abantu by entertainment cyane ku attract. Nimba hari umuntu ugiye kuri crypto akayikoreraho iyo betting nabonye ya football betting, to mean that crypto uri kwizamurira agaciro. Iyo ugiye kuri ntuza kuri spines cyangwa bino bintu spines bino bintu abakire cyane bakunda gukora shitabutse ndabyibagiwe. Ako spines murazizi biba bifite ibintu by'imibare no kugenda no kugenda ikaraga, sindi kubyibuka neza ukuntu mu byita mu Kinyarwanda. Yes, ni crypto ifite ibintu bya entertainment byinshi cyane. Ifite Loto? Not Loto.
ibintu bikunda nabibonye ku kibuga cy'indege ntuza inzu bakunda kubikiniramo ni nko kwishimisha biri aho ngaho. Yes, casino, yes, well, asante sana. Iyi ni ibintu bya casino, yes, asante urakoze cyane kabisa. Ibintu bya casino ni kuvuga ngo iyi crypto ya AI ifite ibintu bya entertainment byinshi cyane, ifite storytelling. Wabizi ko abazungu bakunda yo yumvise ntuza story irimo advice kandi iri appreciate, urumva ayikunze ayisteyinganite ayigumaho akabikunda cyane. Ni ukuvuga ngo ko abantu mukora sport ni proje ya AI ishobora kuzagira igihe ikazazama. Kubera iki ibyo bintu bya entertainment bihuriyemo, hari abantu benshi cyane tuzatugenda tujye gukinamo ibyo bintu bya gaming. Muri kumva wumva gaming, turi kumva gaming like gaming dusanzwe tuzi, ariko ni gaming isa nkaho iri advanced, iri mu bwenge, not gaming kuba gaming gusa. Abantu mu trading sport mushaka ibiboro bya white paper, mushaka amanuza aya mapapasi y'ama crypto, ubundi mukore sport mutuje nkuko bonke rwose. Bonke Rwanda ni nziza cyane kuko nayifasheho igihe nkayispending out too much time. AI ni nziza cyane kuko nayifashe igihe nkayispending too much time. Amakuru ni hasoza amakuru y'ama crypto always mora ndi kuyashakisha buri kanya, ariko niyo ndi gushakisha amakuru nkura n'abaskama, mura na rumazi, mura n'iki byose, ubwo mukamenya kujonjoramo ibintu bizima bishobora gutuma uguma muri trading, haba ya future haba ya sport. Ariko umuntu ukunda kubona liquidation, nimba harimo hano ari umuntu ukunda kubona liquidation cyane, igendo banze taking a time kuri sport, then after bizagufashisha kuita ukomeza kwiyungura ubwenge ugaruke no kuri future. Nanjye nuko byangendekeye, ni experience yanjye nto itari ni cyane, ariko ni experience mfite muri zeta nziza aka kanya. It's okay. Umunsi mwiza nanabasezera, wenda munatubwira igikurikiraho n'intego z'inama y'ubutaha. Byaba byiza mu gihe muzaza muduha topic tubuze kuganiraho before, kugira ngo iyo topic tugenda tunayishakaho n'amakuru, noneho tuze tufiteho ubumenyi ho bukeya, noneho abayizi cyane bayidusharinge cyane. Murakoze. Urakoze. Intego buriya tuzayishyira muri groupe, tuzajya duyishyiramo nko kuwa mu minsi y'akazi, nko kuwa kabiri kuwa mbere gutyo, turebe ikigezweho nyine bitewe n'ikigezweho muri industry tugitegureho. Mwakoze kubw'uyu munsi. Uyu munsi twaganiriye cyane, ni nkaho twagize part 2. Weekend nziza na business mukomeze muyikore neza, ibagendekere neza. Weekend nziza kuri mwese, mwakoze cyane.